Bana batoya, ndanezerewe cyane kongera kubona uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku butumwa umuhanuzi wacu Marrion Branham yabwirije bwitwa Ihishurirwa rya Yesu Kristo. Ni ubutumwa yabwirije ku itariki 4 z'ukwa 12 mu 1960 mu gitondo. Iyi mubona isobanura isobanura morning, ari mu gitondo. Ibibwiriza ubutumwa muzajya musangaho bisobanuye evening, ari ikigoroba. Ubutumwa rero Imana yabweretse Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe, muramubona ahangaha afite ibaba rya wino arimo yandika. Kera bandikaga kumpu, ibyo bamaje kwandika bakabizinga, ngiyi imizingo y'ibitabo mureba hari inyuma yabaga iriho ubutumwa bwanditswe. Ubwo butumwa rero nibwo Imana yarinze kugera muri iki gisekuru cyacu, irangije iduha umuhanuzi Marrion Branham kugira ngo abidusobanurire. Niyo mpamvu avuga ngo hahirwa, avuga ngo wicara kumva agasoma ubutumwa ahabwa umugisha. Imana ibaha umugisha. Rero reka dufata akanya natwe tuganire kuri ubu butumwa. Mu byahishuwe rero igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kwa 3 nkuko yabyeretse Yohana. Imana murabizi ko ni Imana ikomeye ishobora byose, itagira itangiriro ntigire n'iherezo. Muri uyu murongo rero havuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Urumva ko hahirwa usoma aya magambo yo muri ubu buhanuzi, ndetse hahirwa n'abayumva. Niyo mpamvu Imana yabwiye umuhanuzi kugira ngo abwirize ubu butumwa abushyire ku makasete. Murahirwa rero niba mubwumva, mukwiriye gukura mukunda umuhanuzi, mwumva iby'Imana yamutumye, kubera ko hari umugisha, harimo guhirwa mu kubyumva. Aha rero muri seed of God, muri urubyaro rw'Imana. Urubyaro rw'Imana rero, abana b'Imana, nuvuga ngo imbuto z'Imana ni abantu biga ibyanditswe. Murabona ahangaha dufite urwandiko, kayihana imbere yacu n'ikaramu, kugira ngo twige ibyanditswe, whole Bible, ibyanditswe byera. Murabona Yohana we yarabyanditse nk'imizingo, arangije bya bitabo biregeranywa bikorwamo Bibiliya, hanyuma twebwe akazi kacu ni ukubyiga. Ariko rero hari ikikwitonderwa hano muri Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 20, haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Aha hantu muhitondere, ndetse muca akarongo ko kuba handitse ngo mubanze kumenya iki umuntu wese, yaba umuto cyangwa umukuru, akwiriye kubanza kukimenya. Biravuze ngo igihe usanze umuntu asobanura ijambo ry'Imana, yigisha ijambo ry'Imana, agira icyo avuga ku ijambo ry'Imana, ukwiriye kwitondera iki kintu. Ukwiriye kubanza kumenya yuko bitaba ari ibisobanuro by'umuntu ku giti cye, kuko ibyanditswe bidashobora gusobanuka uko umuntu wese yishakiye. Nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanuka uko umuntu wese yishakiye. None rero niba bidashoboka gusobanuka uko umuntu wese yishakiye, ubwo bigenda bite? Ubwo bivuze ngo twese twambuwe ubwo burenganzira, ariko hari umwe ubusigaranye. Uvuga ngo ibyanditswe biza ku muhanuzi kandi bigasobanurwa n'umuhanuzi. Mu bihe byose, mu bisekuru byose, mu bihe by'abantu byabayeho, Imana yagiye yohereza ijambo ryayo itumye umuhanuzi, kandi yarangiza ikarisobanura ikoresheje umuhanuzi. Ngubwo ubusobanuro bwonyine bwemewe bw'ibyanditswe ni ubusobanuro buturutse ku muhanuzi. Bana batoya rero, ntimukemere ibindi bisobanuro, byaba iby'ishuri rya teolojiya, iby'umuhanga waje afite izina rikomeye, ababwira ko ari dogiteri cyangwa ari profesa cyangwa ari ikindi kintu gikomeye. Icyo yaba cyo cyose, ubusobanuro bw'ibyanditswe buturuka ku muhanuzi. Kandi turabizi neza ko muri iki gisekuru cyacu
umuhanuzi Imana yadutumyeho ni Marrion Branham. Bivuze ngo muri iki gisekuru mukwiriye kwiga ibyanditswe ariko mugendeye ku busobanuro bw'umuhanuzi. Muzirinde cyane kugira ubusobanuro bwanyu mushyiramo cyangwa ku busobanuro bw'undi muntu wese keretse gusa umuhanuzi. Imana ibaha umugisha. Aha rero turahabona Imana yiyerekana mu buryo butandukanye, yiyerekanye nk'intare, yiyerekana nk'intama, yiyereka Yohana yaravuze ati numvishe uvuga nk'intare mpindukiye mbona umwana w'intama. N'Imana yiyerekana yaje nk'intama, ibambwa ku musaraba kandi ivuga nk'umwami, itontoma nk'intare. Nuvanga Imana igira uburyo bwinshi yiyerekana. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda cyane. Aha muri Yohana wa mbere umurongo wa 5 kugera igice cya 5 umurongo wa 7 avuga hari batatu bahamya mu ijuru, Data, Umwana n'Umwuka wera. Aba batatu n'umwe. Iki kintu mukimenye kandi mukitondere. Ntabwo dusenga Imana nyinshi, mu ijuru nta Mana eshatu zibayo, ntabwo Imana irimo abantu batatu, ahubwo ni Imana imwe yiyerekana mu mashusho menshi. Abana batoya iki mukimenye ntihakagire ubayobya. Tugira Imana imwe, ntabwo turabaramya ibishushanyo, ntabwo turabaramya ibigirwamana, ahubwo dusenga Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Cyokora iyo Mana yiyerekana mu buryo bwinshi butandukanye. Igihe kimwe yiyerekanye nka Data, ubundi yiyerekana nk'Umwana, ubundi yiyerekana nk'Umwuka wera. Ibyo tuzabigarukaho. Ariko hahirwa abumva kandi bagategera amatwi ndetse bagasoma ubuhanuzi bwo mu byanditswe bwo muri iki gitabo Imana yeretse Yohana. Bana bato rero, ahangaha murabona Yesu uko yarari niko ahora. Yesu ntahinduka, nubwo yagira isura itandukanye niyo yari afite mu kindi gisekuru, ariko ahora ari wa wundi. Hamwe yerekanye ari intama, ahandi yerekana ari intare, ahandi yerekana nk'umwangange wo mu kibaya, ariko ni wa wundi umwe. Rero ahangaha ijambo ry'Imana riratubwira ngo fear not little flock, mukumbi mutoya ntimugatinye. Bana batoya, nta muntu wizera Imana ugira ubwoba. Ntabwo dutinya. Umuntu wizera Imana aba afite ibyiringiro mu Mana, kandi murabizi ko Imana iba ahantu hose. Ntukigere wibaza ko hari aho wagera ikaba itari kumwe nawe. Yaba ari mu ijoro muri kumwe, yaba ari ku manywa muri kumwe, yaba ari mu bibazo muri kumwe, yaba ari mu munezero muri kumwe. Ujye uhora uzirikana ko muri kumwe n'Imana kandi ntukagire ubwoba. Abana b'Imana ntabwo bagira ubwoba. Umukumbi w'Imana ushirika ubwoba kuko umwami wacu arakomeye kandi ashobora byose. Rero Imana mu mikorere yayo yagiye ituma umuhanuzi. Twabibonye hano Yohana yandika umuzingo w'igitabo. Uku niko byagiye bigenda mu bisekuru byinshi cyangwa se byose, kuko igihe cyose Imana ikoresha umuhanuzi. Ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi, hanyuma nawe bya bindi azanye abatambyi bakabifata bakabikira hehe mu bwoko. Vanga imikorere y'Imana ivuga ikoresheje umuhanuzi, ibyo umuhanuzi yavuze abatambyi bakabikwiza, hanyuma umwami nawe Imana ikamukoreramo itegeka ubwoko. Vanga iyi gahunda iyo yubahirijwe, Imana ibiri mu bwoko bwayo. Iyo itubahirijwe, Imana ntabwo ibirimo. Iyo nta muhanuzi uhari, nta n'Imana ibihari, kuko nta buryo mwayimenya, kuko yimenyekanisha inyuze mu muhanuzi wayo. Abatambyi nabo iyo bahagurutse atari Imana ibatumye, bajya gukwiza ibyo umuhanuzi atavuze. Hanyuma umwami nawe yatayobowe n'Imana, ayoboresha igitugu cyangwa ibindi bitekerezo bitari iby'Imana, akayobya rubanda akabatanya n'Imana. Rero Imana yacu irakomeye, ukurika imikorere yayo. Imana ni Alpha na Omega. Alpha biravuze ngo ni itangiriro, Omega ni iherezo. Izi ni inyuguti z'ikigereki zitangira n'iheruka. Imana igereranywa n'itangiriro n'iherezo. Uvuga ngo ntigira aho itangira, ntigira n'aho irangirira. Niyo mpamvu ari Alpha na Omega. Rero kuko Imana ari iteka, eternity has no beginning or end. Imana ntigira aho itangirira, nta nubwo igira aho irangirira. Niyo mpamvu abayizera batagira ubwoba. Ntabwo ari Imana izava ku ngoma, ntabwo ari Imana izasaza, ntabwo ari Imana igira igihe kirangira. Ni Imana ihoraho, ni iyiteka. Niyo mpamvu mudakwiriye kugira ubwoba, kuko ubu uri umwana izabana nawe,
ndetse ukiri utaramenya ubwenge yabanaga nawe, kandi n'izakomeza kubana nawe kugeza ushaje, ukava muri ubu buzima nawe ukinjira mu buzima bw'iteka ahatagira itangiriro ntihagire iherezo. Muri iki gitabo rero cy'ibyahishuwe bya Yesu Kristo, tubona ko Yesu Kristo ari Imana, kandi niwe ugaragara afite inyenyeri 7 mu kiganza zigereranywa n'abamarayika yagiye atuma ku bisekuru. Vanga Imana iyo yiga urimo kwiga ibyanditswe, ukwiriye kumenya ko Imana igenda yerekana mu buryo bwinshi. Ifata ituma abahanuzi bayo, ikabagereranya n'ibizu, goes there, ikagira abatambyi, ikagira umwami nk'uko tumaje kubibona hariya hejuru, kandi ikagereranya ubwoko bwayo abana b'intama, abo ituma. Nuvuga ngo ni Imana ifite uburyo bwinshi yerekana. Hamwe yishushanya n'umwangange wo mu kibaya, the lily of the valley. Nuvuga ngo Imana yishushanya nayo, ubundi Yesu yerekanye ari nk'urukiryi rwa Dawidi, ari gukomoka kuri Dawidi, kandi akaba ari we Dawidi akomokaho. Nuvuga ngo Imana ni Imana yerekana uko ishaka. Ibi byanditswe rero biberaho guhishura Imana, guhishura ubumana bwayo. Ikindi gikomeye, guhishura ijambo ry'Imana rihitwikurura Satani. Murabizi ko Satani ari umwuka wihisha. Ijambo ry'Imana riberaho kumutwikurura kugira ngo rimugaragaze. Niyo mpamvu mugomba kuryiga kugira ngo mwe muzi ibintu by'ukuri, hatagira ubabeshya ngo ababwire ibyo yitekerereza, kuko iyo wizeye kitari ukuri, icyo kintu kirakuyobya. Niyo mpamvu twizera iby'umuhanuzi, kuko tuzi neza ko Imana yamutumye kandi ikamuhamiriza. Rero Imana twizera ni Imana yerekana mu buryo bwinshi. Igitabo cy'ibyahishuwe kirimo ibintu byinshi utashobora kumenya ukoresheje ubwenge. Harimo impandandwi, harimo inkuba 7, harimo ibisekuru 7 by'itorero. Imana igira imibare yayo, 7 bivuze ni umubare w'Imana ikoresha mu buryo bwinshi. Niyo mpamvu iki gitabo mugomba kugisoma kandi mukita ku busobanuro bw'icyo Imana yahaye umuhanuzi wayo. Harimo byinshi tuzagenda tubona: ibisekuru 7 by'itorero, guhinda 7 kw'inkuba, abamarayika 7 Imana yatumye, inyenyeri 7 ziri mu kiganza cy'ugendera hagati y'ibitereko 7. Murumva yuko harimo byinshi byo kumenya. Niyo mpamvu mukwiriye kubigira amatsiko ndetse mukabikunda, kubera ko ni ijambo ry'Imana. Imana rero yatumye Yohana ikamuha ubu butumwa akabwandika. Ni nayo Mana yabwiye umuhanuzi ikamusobanurira ubusobanuro bw'ibi Yohana yanditse. Niyo mpamvu dufite amahirwe akomeye muri iki gisekuru kubwo kugira umuhanuzi wo kudusobanurira ibyanditswe. Uko twabibonye hariya hejuru muri Petero, ko ibyanditswe bidashobora gusobanuka uko umuntu wese yishakiye. Ibi ntabwo ari ibyanditswe buri muntu wese yicara ngo ashyiremo ibitekerezo bye ngo avuga ati ngiye uku niko mbyumva. Oya, ahubwo Imana inyuze mu muhanuzi wayo. Murabibona aha ngaha mu gihe cya kera, ngo the prophet in the Old Testament was called God. Vanga abahanuzi kera bitwaga Imana. Kubera iki? Kuko niba Imana imanukiramo kuvugana n'ubwoko bwayo, vanga umuhanuzi n'akanwa k'Uwiteka, ntago avuga ibye, ahubwo iby'Imana ishaka kubwira ubwoko ibivugira muri we. Niyo mpamvu tukumva umuhanuzi, tukamukunda, tukita ku byo atubwira. Imana yagereranyaga abahanuzi bayo nk'ibizu. Imana ni ikizu ubwayo, kandi n'abana bayo bagereranya n'ibizu. Vango bafite ijisho ribasha kureba kure. Umuhanuzi abasha kubona ibyo abanyabwenge batabonye, iby'abakomeye batabonye, ibyo umuntu wese atamenye, kuko ni Imana ibirebera muri we. Rero iyo umuntu yizeye umuhanuzi, birimo umugisha ukomeye. Hano turabona Yosefu mu minsi ye. Yosefu muramuzi mwe Egiputa, ngo and everything prospered in the days of Joseph. Vango mu minsi ya Yosefu ibintu byose byateye imbere, kuko Imana yabihaye umugisha. Turashima Imana cyane bikomeye rero, kuko yaduhaye umugisha. Iyo ubwoko bukurikiye umuhanuzi, iyo bukurikiye uw'Imana yabahaye, buhabwa umugisha. Namwe niba mushaka guhabwa umugisha, mukwiriye gukurikira icyo umuhanuzi avuga. Rero za nyenyeri 7 ziri mu kiganza cy'ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza
n'abahanuzi Imana yagiye ituma mu bihe bitandukanye. Tuzagenda tubibona muri iki gitabo nk'uko umuhanuzi agenda bitwigisha. Nuvuga ngo Imana niyo tangiriro kandi niryo herezo. Nuvuga ngo Yesu niwe it is the first and the last. Nuvuga ngo niwe utangira ni nawe uheruka, nta kimubanziriza nta n'ikimujya inyuma. Nuvuga ngo byose biri muri warabizi. Izi nyenyeri rero yagiye atuma, hariho Paulo, hariho Irene, hariho Branham, hariho inyenyeri ndwi yatumye. Tuzagenda tubareba n'ibisekuru byabo, ariko icyo mbasaba gikomeye ni ukwita cyane kwiga ibyanditswe kandi mukabyiga mwitaye cyane k'umuhanuzi. Rero mu bisekuru 7 byatumweho, tuzagenda tubireba. Hariho Efeso yatangiye muri 53 kugeza mu 170. Aha ni nyuma y'ivuka rya Yesu. Hakaza Smyrna yatangiye mu 170 ikagera muri 312. Hakaba Pergamo yo muri 312 ikageza muri 606. Hakaba Thyatira yatangiye muri 606 ikageza mu 1520. Hakaza Sarudi yatangiye mu 1520 ikageza mu 1750. Hakabaho Philadelphia yatangiye mu 1750 ikageza mu 1906. Hanyuma hakaza Laodikiya ari nacyo gihe turimo kubamo, yatangiye mu 1906. Ibi byose twabimenye biturutse ku muhanuzi. Imana yabyeretse umuhanuzi. Tuzabona uburyo yagiye ibishushanya no ku gikuta, abantu bakabibona. Inkingi y'umuriro ikamanuka ikabishushanya ku gikuta bidashushanyijwe n'ukuboko k'umuntu. Ruvanga ibi ngibi ni Imana yabihishuriye umuhanuzi wayo. Hahirwa rero ubisoma akabyumva akabyitondera, uwo muntu arahirwa. Guhirwa bisobanuye guhabwa umugisha. Niba ushaka guhabwa umugisha, wite cyane ku gusoma ibi byanditswe, wite cyane ku cyo umuhanuzi atubwira kuri ibi byahishuwe, wite cyane ku kumenya, kubyiga no kubyitondera. Rero ntukibagirwe gusenga. Don't let nothing stop you from praying. Ukwiriye kubyiga usenga kugira ngo ube mu kirere cy'umwuka, kugira ngo nk'uko Yohana yabyeretswe ari mu mwuka, nawe ukwiriye kubyiga uri mu mwuka kugira ngo birusheho kwinjira mu bugingo bwawe, bibashe kuba ubuzima bwawe. Imana ibaho umugisha abana batoya. Hariho byinshi byo kwiga. Urabona za nyenyeri ndwi bya bisekuru n'intumwa zabyo zagiye zibitumwaho. Turabona hano muri Efeso hariyo Paulo, turabona hano muri Smyrna hariyo Irene, hari Maritini waje muri Pergamo, umugabo ukomeye cyane Imana yakoresheje bikomeye muri iki gisekuru. Hariho Thyatira, muri Thyatira hariyo Kolomba, hariho Luteri waje muri Sarudi, hariho Wesley waje muri Philadelphia. Hanyuma hariho na Branham Imana yatumye muri iki gisekuru cyacu cya Laodikiya. Ibi ni ibintu mugomba kwiga kandi mukabyitondera, mukabikunda cyane, kuko ubu ni ubuzima. Ibi ntago ari ubumenyi gusa bwo mu mutwe, ntago ari ibiganiro, ahubwo ni ubuzima, kuko ibi ngibi ni by'isi yabuze. Niyo mpamvu ihangayitse. Bakundwa rero bana batoya, mwebwe giti cy'umugeni, turi ku iherezo. Turi ku iherezo nk'uko mubireba aha ngaha. Nitwe igisekuru cya nyuma giheruka. Nuvuga ngo turi ku iherezo. Ni igihe iterambere. Murabona uyu munsi dufite indege, turandikisha amakaramu na za computer. Nimwitegereza Yohana, murabona ko yandikishaga ibaba akojeje muri wino akandika kumpu. Ariko uyu munsi twese uko bimeze. Uyu munsi dore turafotora, turagira za kamera, turagira amamashini, indege ziraguruka mu kirere, amamashini arandika akagenzura ibigenda. Uyu munsi hariho n'imodoka zitwara. Ibi ni ibihamya by'uko turi ku iherezo. Ku iherezo rero hariho isezerano. Iki giti cy'ubugingo mureba cyahoze mu itangiriro, iki giti cyongera kugarurwa. Igihe mu ngo bya Edeni bari barabujijwe kurya kuri cyo, twebwe ahubwo twahawe kurya kuri cyo. Niyo mpamvu mugomba kubyitaho cyane. Tuzabiganira cyane bikomeye, ariko mwite cyane ku kwiga ijambo ry'Imana, ukunda ijambo ry'Imana, mukure mwubaha Imana, kandi mumenye ibanga rikomeye yuko kumva umuhanuzi, kumva izi kasete, kuzitegera amatwi, ibyo bibahesha umugisha. Imana ubaha umugisha. Murakoze cyane kandi mukomeze gusenga. Ntihakagire ikintu kibabuza gusenga. Mukunde gusenga, mukunde kwiga ibyanditswe,
mukunde kumva umuhanuzi kuko ari we ufite ubusobanuro bw'ibyanditswe. Ndasoza mbabwira ngo kuko nta busobanuro bw'umuntu ku giti cye bwemewe mu byanditswe. Ntihakagire ubashuka rero, mukwiriye kwemera ibyanditswe gusa igihe biturutse ku muhanuzi. Imana ibaha umugisha.